hanyuma wifuza iki wowe? Kimugaya nawe. Nisukuze kumagara imbere. Aho wari uri ntabwo wari umeze neza. Niso umugeze rahagaze. Nise wamvuye imbere basi ukagera mu nzu. Isiko byose nano wari aho wari uryamye nari kuhanywera. Ubu ngubu nisubiriye kwicara mu ntebe ntawe nuzari n'umutwe mubi uzunyicara imbere. Nta kindi bagiye. Watsenga gusaba se? Kunsaba. Kakure kunsaba mu rugo se kandi tuwana. Oya naga service nshaka kunkorera. Nagashoboka. Wambabariye. Basi ukambwira ibisabwa byose, sibyo? Niba ari amafaranga washakaga, buri kintu cyose ushaka basi kuri ngiye nkakiguha pe kandi kimvuye ku mutima nkakiguhereza. Sibyo? Basi ukambara ukava hano ngaha ukagenda iwa. Ubwira rero. Mva ngiye numvisha amakuru umwana wawe yagiye kwa muganga n'undi mugabo. Oya. Icyo nakimbira sha. Utakimbira nkakwe. We. Nise ko ndi kubikubwira ninjye wabibabwiye ngo. None umugose wamujyanye yo. Ntabwo bimuteye. Ayo sha. Ibintu mwigene bashorera bakayijyana kwa muganga icyo cyane. Sha. Ibintu mwigize byo njye gufata umwana wanjye. We ngo wagiye kwa muganga, wagize ate? Ibintu ntabwo nzabyemera. Ahubwo umwana waza. Niba namusubiza aho ukamurera neza. Wowe. Uvuze? Nari mvuze ngo akura cyasinziriye ahari. Ibintu uvuze wabisubiramo. Ego. Uvuze ngo iki? Nari mvuze ngo wambare nkaguhereza ibyo ushaka byose, yaba ari amafaranga, buri kintu cyose wumva wifuza nkakiguhereza, ariko ukambara ukavanga ugasubira iwanyu. Ibintu utangiye kwivugisha hano ntabyo uzi. Ntabwo wowe ntabyo uzi. Genda kuza ngo amakuru anyize ukarakara. Reka. Ubwo rero yambyigumanira ntumenya aho umwana wawe ari ugakomeza ukabwera hano nibwo ari kwitira. Bwerabwere. Mwereke ko nabwerabwira rero. Bikamubwire manzi. N'ikintu utaruzi. Kubyumva. Yo kuza hano nawankizemo ikiziriko ukubyumva. Kandi ngiye daciye kubizi ko mama ibintu byose yabijyanye mu murenge, ibintu byose nyine birazwi ko tunabana nk'umugabo n'umugabo. Rero ndumva nta n'isi na kimwe wakora kugira ngo uve hano. Nose ko mbona aba warigize nabi, ibintu byose nkoze uhitiraho comment. Rero kugira ngo mbangamire ibyo byose nabigize urambangamira cyane. Ari nge nawe ninde ubangamira ndi? Nge urambangamira muri deal zanjye zose. Ndazimbwira. Nimba wari wavusohoka hano nganga gufata amaguru ngo nugende. Nge ngira gutya ko mwazana inyana yanjye hangaje kunsura. Winsubirishamo. Inka y'iki? Wambare ukagenda kuri. Nyine dusubiza wuzanye inyana y'iki? Ko nta kiraro hano tugira dushira n'inka. Uzanye inyana y'iki? Nyumva niyo turi kureba amaso. Sibyo? Ndagusabye. Niyo tutari kurana ariko ndakumva. Ubu bagiye kwa muganga. Umukobwa wawe niwe wamujyanye. Ko bagiye kwa muganga. Ariko mani hanjye ukoko. Usingiye kubanyiramiruho koko. Umwana abanyandabo aragiye n'umubona bazaba ngo wagiye kwa muganga. Unizo mubona mu tubundi yamugeze ati. Tabizi. Kongera amakuru numvishe nawe nkakubwa kunyangureke kuri rwangayitse. Ariko mani ubundi urankunda cyangwa uranyanga. Ubundi unyangire. Ibintu byose bintu uramuvuna akora. Muvuna muhetotse. Nishe kumbwira mfukame hano. Ariko basi ninjiye mu nzu ibintu bwawe bwose bupange, mbushyire hanze, muhereze itike, buri kintu cyose wifuza. Basi usohoke gutya gake paka ni wanyu cyangwa mu muhanda handi hantu. Tekereza ufite amafaranga ngari iki ku buryo wumva wamititse. Urabikora na buri tike njyana mu rugo. Ntabwo ari menshi cyane mu cyangwa uri kumbona mo Benny. Ye ntabwo ndi Benny. Ntabwo ndi Benny wandagaje hano hanze. Batuke. Kamubwiza ukuri. Kana nakubwiza ukuri. Uri kunyumva? Nuteze kuzana mvuye hano, subiye imbere ya Divine. Ngo tusubiye imbere ya mama wanjye. Nitwa ngo nashatse umugabo. Nyine bajya baca umugari mu Kinyarwanda rwo. Ukumva?
Burya ikibazo kiri gata. Ubwo nyine narumbiye mama. Ariko kuba naramurumbiye ntabwo nasubira mu rugo. Niba uri ikiboze kura mu bindi bintu byose utabiboresha. Ugende wijugunye induba cyangwa ahandi hantu. Nawe utazamboza. Sibyo? Aho wowe waraboze. Nimbe naje. Umva twumvikane. Nzi mfite amenyo 32. Noneho njye wabonye n'uruhinja. Nyumva neza. Nzi mfite 32. Ubwo se ruzuye aho. Nzi nkuzi. Yego. Ukunyumva? Nusi kubona nari kukumva wone. Warakara utarakara navuye nta kintu wangora. Ese mwana wanjye uko ntabwo ajya kwangirika koko. Ntaho nakwereka agenda rwose. Cyambere nuko nakubwiye amakuru. Iyo nkuru y'icyamu ngo nsumye ngenda ndagira umuhanda wose numva nta. Izi mpano uranabimenye. Umva mubwire. Ndakumva. Uri kumvisha abiri? Kubona ari mfita neza. Nuko kwihanira bitemewe. Ariko ubundi nakagukunja kunje nkagukemo muri amvirope nkajya kujugunya ruguru ku muhanda. Yaba uko bivugaga ariko bikora. So ntusigaye warigize. Umwana yinize gahubwo nibyo ujye kukubita. So ntusigaye warigize. Ariko wanzanya ni byose bibora ariko ni wowe bitera. Wagiye kankira dirizo nyisikarangira. Ukiniziye deals. Shaw warifashe akubundi wari ufite amafaranga angana iki? Uri mukobwa wese muri quartier ngo nzatereta umunsi yagushiranye. Ndeba no mubwire. Mu gihe mfite icyo kubaha. Itonde nyine mubwire kumva. Ngiye nzana ari kumwe nawe. Ngiye nzana nyiri kumwe nawe. Uzabyibuke. Umunsi amafaranga yagushiranye. Kubyumva? Imbere y'abo bakobwa bose wiruka inyuma wiruka mu majipo no mu umva ibintu byose wirukamo mu bakobwa. Nta numwe uzaba cyitwa ko uri manzi, uzaba witwa imbwa manzi. Baby bimeze bite? Shameze neza. Kumaze iminsi waranyana. Jewe kare subira nakwanga sheri. Nusumaze iminsi ubaye. Shanda hari si byakazi. Kiko ndahari. Kazi ni daje uzi. Uza mukobwa ngo nanita. Wa mugore nako. Nagiye kumwishyuza. Nishyuye amafaranga yenze amazi iminsi 5. Anera stress ngo nimba ngarinde ngo wa mukobwa mwiza nimba ari Benny. Ben yacumbikiye ngo yamutwaye umugabo yasakuze. Wo ni wowe wamatwaye umugabo ninde wamutwaye umugabo? Wa mukobwa witwa Benny kakubwa kinzobe gatwite nimba ngarinda ngo yande. Okay Benny ndamwibuka. Ngo yamutwaye umugabo undi se karaga kobwa bari agacumbikiraga yumva ari seriye. Nose si ibyo byanyu se abagore b'ikigiri. None Divine nawe ngo yatwaye umugore wa umugabo wa mukuru we nimba ari mukwembara muri nawe. Ariko ayo makuru yose uyakura. Yega ndi umunyamakuru wo muri quartier y'ubimenye. Umva inkuru yose ngomba kuba nayimenye bwa mbere. Ngo iki? Nese unyobe ko wagiye gutereta Divine akakwanga. Ubworaje sibyo? Tangiye amagambo. None se nago ngombwa ko utagiyeyo. Ntago nagiye. Nuko nago wagiye gutereta Divine akakwanga aho ugiye kunca inyuma. Ariko se niki cyakwiwe kuri amuhambirwa ko? Ariko ukuntu yari ameze. Baziranye n'umugabo wawe. Baraziranye ngo bigeze no guteretana. Mana ya. Noneho umugabo yarayembwiye sinanabitekerezaho ahubwo nyuma bamaze kugenda bose mbyutse nkababura nibwo nabitekereje. Umva. Nese umugabo ntabwo wamubaje hano baziranye. Telefone se ziriho. Nyine kandi nkubwira ngo barateretanye aho basengeraga igikondo. Ntabwo byumva ko bisamaza na Benny basenganaga. Barasenganaga. Ariko nge ntabwo twari tuziranye. Bisamaza akimusanga byagenze gute? Ego mana yabaye nkukujwe n'inkuba nanjye ndatangara ko ndavuga se baraziranye koko mitangira amatsiko nyuma yabwo arabimbwira. Ngo yigeze no kumuteretara mwanga. Ngo barateretanyeho igihe gito ngo bugezeho Benny aramwanga. Shano uko ndabyuka nsanga bagiye bomonganye, telefone ya Benny ntiriho, telefone y'umugabo ntiriho. Umva ngiye kumva numva wa mugabo ukora kuri ka kabari kwa William arampamagaye ngo agiye kwa muganga. Abo Divine nzamugora ntabishobora sheri. Kuba nashobora kugucinya. Kandi wagiye guteta Divine cyakoze cyo maba gutera ndo cyakora cyo warasebye. Subwo yakwemera ariko wari kugiye mutereta nandi kadereta. Kandi ntago nagiye. Nago wabyemera sundi wabyemera. Kubera ko nabyemera ngabwira umuntu ubwira no hana azambaze nimba nago ngukunda wumva ko ndi. Ushobora kuba unkunda ariko ushaka n'ibyamirenge.
shaka bya mirenge se udafite se bura nibi ndabizi se ngewe abahungu ndega ntabwo munyamunyurwa urwara nanjye meze na babahungu batanyura mwese muri bamwe reka njye rigamane narakubona idararangi warambo nisagiye kora divine utarambona wagiye kora divine utarambona ese ko divine cyangwa hari utarambona nasohuye n'umuntu mu nzira nyine banza muhuriye n'umuntu mu nzira uri kumva bikaba ngombwa yuko musoze bibaye njye nakubwiye ngo ndi umunyamakuru muri karitsiye inkuru yose nshyashya inkuru yose igezweho ujye uyimbaza yego Vicky we niwe munyamakuru ugezweho muri karitsiye njye inkuru yose yo muri karitsiye mbanyizi kuko nta kandi sinabukora iki hari inzu uriya mugore agomba kwishyura tuberetse nange ukumbuye ariko mu bebe ariko nyibageza ko ajya guteta divine rero kanci inyuma sashira bwumva ko biriya bintu ariko n'ubundi yarakwanze wabivugiye yarakwanze ndanabimenya abanyanze ariko none abane ntacyo none se meze utamakuru y'imisi cyane meze nyine meze neza cyane ko wanyanze se nagukinsura sinzi kandi maze iminsi uri mu kazi maze iminsi udahari nase no kuza mu rugo nawe kumpamagara ukaza mu rugo nimugoroba nase naguhamagara utahamagaye ni nakubera ngo waze uterete divine Aretse maze yareta divine nyine rega urumva ko kantu kambabaje kandi kwirwa ngasubiramo nuko kambabaje mama nadisha rero reka ngende Imana ishimwe ko nkubonye sinanaguherukaga none se ko waje gukamisha Jacques wayishyize he Jacques nayishyize hari haruguru ku kiraro none nayishyize umva tugere nyine byageragiye nuko ubwo tuzasubira cyakora mama wanjye naza no kunsura nzamubwira tuzane iwanjye ntacyo ariko nawe wansura mbere yuko tuza nta kibazo oya ntari mama Naranje mazi yatinze. Ninde kandi ambwiye nzimbuke we. Manzi. Kibazo kizi. Ni izuba ryagushajije? Abari izuba ryataye. Ahubwo bari mwana. Natuje. Nyambo wahisemo. Kanshaka tuganire nawe. Nje nawe tuganire. Ngaho tobora ngende rero. Niko nyihutisha ko mfite byishimiye kubwira. Nadi. Vuga icyaduhujije ibindi bireke. Sibyo ndi muri byinshi kabisa. Kandi ikindi ugomba gushyira mu mutwe wawe. Ifite madame. Ndabese ko mfite ariko. Ubwo ibyabaye byarabaye ibitarabaye nuko bidahari. Nadi. Nase man ndabese ko ufite umugore kandi ibyabaye byarabaye ndagukunda. Rero manzi sinzi ibintu bishaka kunzanira. Ntago ngiye nkundana nawe. Sibyo byari umubiri twarishimishije birarangira. Mariye nge nisanze naragukunda. Oya nge nta rukundo ngira. Gisi njya nkundana. Nukuri. Ntabwo ugikundana. Namwe mubyumve mwego muri kunyura aho ngaho. Ngewe sinkundana na Nadia. Ese manzi ufite kibazo? Kibazo nuko urashaka gukundana nawe uri kunyegereza cyane kandi ngiye kumwe kutambwiraga aya magambo yose uri kumbwira. Nadetse kundana. Ko manzi urahinduka. Ni aya magambo nanga wambwiraga. Umubiri n'umubiri Nadia. Dushaka uragiharanira wakirangiza ukagenda. Manzi ariko ngira bizi ndagukunda. Manzi please manzi urabizi ndagukunda. Nadia. Wapfukama utapfukama ibiri mu mutwe wanjye ntago bijya bihinduka. Ahubwo manzi ufite amagambo ambwiraga koko. Ndayibuka sheri. Ndayibuka cyane. Ngahagora kujye kwa nyoko. Oya manzi wambabariye. Nyikuremo nyigusigire. Ndakuri pana mbesire. Manzi. Nadia. Uzashaka mu buzima nzagufasha ariko ibintu byo gukundana wapi. Kandi nubwo ubufasha nabwo uzaba ufite ikiguzi. Shabanzi wambabariye ko. Nakubabariye nese rwo nkukubise. Abantu bacanga. Manzi ndagukunda kandi ndabizi ko ufite umugore. Nadikunda ni igice cy'umubiri. Nge nta rukundo ngira. Kandi ubishyire no mu mutwe wawe. Ubishyire mwahanga niba ari agenda niba ari registre ubishyire mwahanga muri umutwe wawe bifungiranemo. Manzi nta gukunda ntateze kuzagukunda no mu mutwe wiwe ntago murimo. Sumana kubera icyo ngiri gutuma nca muri bino bintu byose.
ariko ni njye wabyizaniye n'ubundi na divine koko nizeye none sinasubira kwa mama sinzi kuko ikintu kimbabaje ni ukuntu atwaye umugabo atazi ukuntu ameze uriya we none bazicana n'ukuri mana yanjye ariko mbabarira ikintu ugiye gukora nta bundi buryo ndi kubona nabikoramo gusa mbabarire ibintu ngiye gukora bigusabye imbabazi mbere y'uko mbikora ko nta bundi bushobozi mfite bwo kuba nabikoreshamo umwanzuro n'uyu sinkukunda sineze no kuzagukunda n'ibingi ari registre niba ari akayiga kayibyandikamo bifata ubifungirana ahantu hari safe ku buryo buryo uzajya urubyibuka ako manzuri ko amagambo ambwiraga kamera urubingo mu mazuru manzi uranutse uvaho gawa kumara yanjye musuguma ngo kumbwira gutya aba yaranteye ndayambwira gute nta n'ikintu kizima mubwiye yego mana ndumiwe umwana mbona ngushyikira hasi nzakwitabira abanyasoya mbona kubera ikivuga ibintu byose bimbangutse ibyo byose ni amakosa ya manzi ariko nshisha mu buzima ntabwo wambica manzi burame mushyi Benny waramutse aramutse byutse rirasa ahora ni iki mba ndi kwitekereza se Benny amakuru ndaho nyine burya twaje mbona utameze neza ntabwo kwiga mubaza ibintu byinshi ndabanza udakora kumva ahora ni iki shahine mba ndi kwibaza amaherezo yiwe Hussein ameze neza nta kibazo ikibazo nari mfite cyakemutse nzakunze n'agatebe ngaho agatebe tuganire ngaho mbwira rero cyagiye nyine narakubonye mbona ntabwo meze neza nari maze iminsi mvuye kwa Musamaza nsanga umugore ari kwitonganya namenya amakuru yawe nyine ko kugufata ndakuzana nakakubaza ibintu byinshi ndakweka ngo ubanze uruke tuzaganire waruhutse sha uso wagize ngo wenda byabisamaza n'umugore arabiharaho muriye nabyo kandi umugore yari kwitonganya ko wamutwaye umugabo guhara bakubonye mu kabari muri kumwe shana nta kintu nabona nakubwira nshuti yanjye rwose nubwo mbona ubu aka kanya mutwanye ndi kwitekereza umwana wanjye ngatekereza n'ukuntu ngiye kubyara muri ubu buzima budafite epfo na ruguru nagira n'aho mba nawe bijyanye na bisamaza miruka nyine turi kumwe ariko ibindi ntabwo nzibuka nta kintu nibuka ko bisamaza ko yabuze umugore we yamubuze kandi ko ariwe mwari muri kumwe kandi nkaba narakubonye uri wenyine Benny inshuti yanjye aho wankuye ndi njyenyine ubona bisamaza wasanga afite undi wamukuye nanjye nta kintu nibuka kandi nsanze uri kwivugana ari ibintu uri kwivugana kandi uko nanze nyine ndi kwibaza ndi kwivugana ngo ubuzima n'inda n'ubuzima hafi ya ntabwo simfite aho mba ngiye kubyara ingegera y'umuhungu yaranyihakanye nta kintu na kimwe mfashije mfite ibintu byinshi bimpangayikishije ndi kwibaza ku mwana wanjye ntabwo ndi kwibaza kuri bisamaza ngewe bisamaza nta kintu muziho nyine ubwo nanjye pe ndabizi ko twari turi kumwe ariko ntabwo ibindi byakurikiyeho mbizi ntabwo se yarabuze yarabuze
TV uraho neza uraho amakuru se ni meza yego komana se ahangaho ujya uhagera we sha ndahagera ko ntari mperutse kukubona se umva nayo imaze iminsi mpugiye mu kazi niyo mpamvu nta bintu byo kugenda nayo narabihagaritse amakuru se komana sha ni meza ntabwo nari mperutse kukubona no ku rusengero uzi ko naje na mere wawe yego ese Divine yagiye nayo ntabyabazi nuko atagitembera nuko yambwiye bimeze biteze sha ni meza ibintu byose biragenda umva Benny harya ntabwo muzira Benny ndamuzi undi watewe inda na kagangu kajya gashaka kugutereta kitwa Manzi Benny ndamuzi umfasha uzi ibintu yankoreye usko yaje mu rugo akajya buriya ngo yaraziranye na sheri wanjye kuva kera je ariko ntabwo nari mbizi nuko usko nabyise nkasanga bagiye ndumiwe bagiye gutya bagiye bagiye telefone ntabwo wigeze ubibona telefone ntabwo nigeze mbibona yewe Benny ngenzi ko bisamaza ari uza hana kuko umugore wakubonye yabukuraho iyo kotse sha ibya bisamaza nabyo nzirege yambizi nababwira none nanjye ntago mbizi pe nyine ikibazo urabizi neza ko umugore wabisamaza gucungukiye gusa nubigenze bitese kabyanze ari wa mwana uhindukiye bambwire fasha njyane mu nzu banje kuruka nta n'ubwego uraruhuka neza niyo mpamvu arukura umwana yuhindukiza neza ukumbura apfuye ubundi Benny uzabyara ryari ndakubwira n'induruka umwana niba ari umuhungu nkibwirwa n'iki nta kintu nigeze menya ariko wazize kwizera abakobwa ariko rero niwe wamwikururiye ubundi wari ubizi ko ari umu ex urangije uramuzana ntabwo nari mbizi sheri ntabyo narenze wewe warifashije mu mukobwa mu ariko warebaga ukuntu uriya muntu ateye impuhwe koko warabibonaga uko waba utabizi kose umukobwa mu nzu yawe ufite umugabo ariko usubwije ibintu wowe wahita ubitekereza koko ndumva ibintu byakubayeho ari agahinda ni agahinda umva n'akamanzi uwo ngo nawe simberutse kumubona numva ngo umva simbizi mbese nari navuze ngo nzajya no kumusabira imbabazi ariko umva Benny nta kintu navuga kuri Benny n'akagahinda kose wabonaga afite reka ngende nanjye mvuye kwa hariya hirya kwa mama Dorene mama Dorene cyane ari uko tuzavugana subiza inama zikurikize koko iki gitekerezo cya Jennifer nyigendereho yego ndabyumva twamwishyurira inzu ako Jenny aha twarebeshye ubusa nitawe namenya ko ndi kumwe na Benny byo bizacura iki ngomba kubikora ko byose niwe wabiteye